ngo umuntu ashobora kugira gute kubw'imbaraga z'umwuka wera ngo ushobora gukora ikintu gikomeye cyane ugashobora igitangaza. Twagiye tubona abantu benshi bagenda batubwira ko bafite imbaraga z'umwuka wera ugasanga ibyo bakora ngo ni imbaraga, ariko twagenzura tugasanga wenda aho ngaho ni mu kindi nyine tuzababwira ukuri kwabyo, tubabwire ukuri kwabyo, tubabwire ni umwuka wera cyangwa se si wo, kuko hari ibintu byinshi bijya gishushanya n'umwuka wera. Umunsi mwiza ko baduteze amatwi n'abatureba kuri iyi channel yacu yitwa Karosi. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo mugerageza gukora byose. Nta handi wakura amakuru yizewe, nta handi wakura ibikubaka, haba mu buryo bw'ubugingo ndetse no mu buryo bw'ibitekerezo bisanzwe, keretse kuri iyi channel yacu yitwa Karosi TV. Ukora subscribe, warangiza share, ubundi ibiganiro byose bije ukaba wa mbere mu bantu bagomba kubona ibiganiro byacu. Abagambo bakabyumva mu bantu, bakabyumva hirya no hino, wananiwe kubisobanukirwa cyangwa se ubura uyigusobanurira, nta handi wabikura. Rero ni ukuri iyi channel tubazaniye iki kiganiro kivuga ngo rero ukuri kwabyo. Harimo ibintu byinshi bitandukanye, mu bintu byinshi bitandukanye rero tuzabazanira abavuga butumwa, tuzabazanira ibiganiro byinshi bitandukanye mugomba kumva mugakuramo inyurabwenge, ibintu bibafasha cyane. Hari ibintu abantu bajya bumva kumva umuntu ngo yuzuye umwuka wera. Kuzura umwuka wera ni iki? Ese abantu bose bemera umwuka wera? Hari abantu batajya bemera umwuka wera. Umwuka wera azate cyane ko uyu mwuka wera ari isezerano twasigiwe na Yesu Kristo, ari we watubwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye abane namwe. Avuga ngo simbasize nk'imfubyi, nzabohereza umufasha ari we mwuka wera. Uwo mwuka azababera umufasha, azabona umwuka w'ukuri, ni umujyanama. Ntago rero nje kubigisha ijambo ry'Imana, ahubwo ni ikiganiro gishingiye kuri ubwo butumwa, kuko kenshi tujya dukunda kubona abantu tubabwira ko bijyanye n'umwuka wera, kakubwira ngo mbese umwuka wera ni iki, kakubwira ngo umwuka wera akora ate. Twagiye twumva abahanuzi benshi mu gihe cya mbere bakagenda bavuga ngo Bibiliya ikatubwira ngo nuko umwuka amuhangaho. Ni gute umwuka ahanga ku muntu? Ese guhanga ni gute? Iyo tuvuze guhanga ngo umwuka wera yamuhanzeho, guhangaho, kuzura umwuka wera ni gute? Guhangaho ni gute? Ese umwuka wera agirwa na bande? Ese umwuka wera ni bande batamufite? Ese umwuka wera ni ibi ni ibiganiro tugomba kujya tubagezaho, tukabasobanurira ukuri kwabyo. Ufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo mbese uyu mwuka wera bavuga ko koko abaho? Ni ikibazo gisugira aka kanya ukibaza ngo koko mbese koko umwuka wera abaho? Hari abajya bavuga ngo umwuka wera ngo yabagaho kera, ngo uyu munsi nta kibaho. Ariko ndashaka kubwira ngo tega amatwi, ukore subscribe, noneho ukurikirane ikiganiro neza, uzamenya neza ibintu tukuzaniye kandi ukuri kwabyo kose kuri icana. Nshaka kubabwira ngo kuri ibibazo abantu mugenda mwibaza ngo mbese umwuka wera arahari, umwuka wera arakora. Hari abantu benshi ugira gutya akavuga ati ese umwuka wera yuzura, harabuze umwuka wera, wenda bakavuga kavuga ngo umwuka wera ngo abantu bavuga mu ndimi, bakavuga mu ndimi. Ese kuvuga mu ndimi koko ni umwuka wera cyangwa si wo? Bandi bakagira gutya akajya kubona wenda abandi bati ntago njya nkunda kubona abantu gutitira, ukabona umuntu aratitira bye, ukabona aratitiye, bati yari yuzuye umwuka wera. Bandi bakavuga ati uriya mwuka wera nubwo atitiye ntabwo ari wo. Ese koko ni wo cyangwa si wo? Ukuri kwabyo kurahangaha. Hari ibintu byinshi mbese nukuvuga ngo mwagiye mutega amatwi ku ahandi hirya hatandukanye, ariko nta handi ushobora gukura amakuru yizewe, nta handi ushobora gukura amakuru yuzuye ku kijyanye n'izi mbaraga z'umwuka wera atari kuri icano.
ni nabwo buryo nkubwiye ngo rero muze tukurikirane turebe ukuri kw'ibi bintu, kuko nje mbazaniye ukuri kwabyo. uyu munsi ntekereza ko ni umunsi dutangiye iki kiganiro, ariko nubwo tugitangiye ni ukuvuga ngo ni ibintu Imana idukoze ku mutima, iratubwira ngo dusobanurire abanyarwanda, dusobanurire isi yose, tubabwire ukuri kwabyo. Ukuri kwabyo ku by'uyu mwuka wera, ukuri kwabyo ku bw'itorero, ukuri kwabyo ku bw'abakozi b'Imana, ukuri kwabyo ni gute bikora. ngo umuntu ashobora gusengera umuntu, akonsengera umuntu agahita akira uburwayi ku bw'umwuka wera. Ese koko nibyo cyangwa ntago ari byo? Nta handi babikura. Kora subscribe. Ngo umuntu ashobora kugira gute ku bw'imbaraga z'umwuka wera, ngo ushobora gukora ikintu gikomeye cyane, ugashobora igitangaza. Twagiye tubona abantu benshi bagenda batubwira ko bafite imbaraga z'umwuka wera, ugasanga ibyo bakora ngo ni imbaraga, ariko twagenzura tugasanga wenda aho ngaho ni mu kindi nyine tuzababwira ukuri kwabyo. Tubabwire ukuri kwabyo, tubabwire ni umwuka wera cyangwa se si wo, kuko hari ibintu byinshi bijya gishushanya n'umwuka wera ariko atari wo. Ese umwuka wera aza gute? Umwuka wera akora ate? Umwuka wera avuga ate? Ese umwuka wera aba mu muntu nkande, mu muntu umeze gute? Nta handi rero ibi bintu uzabikura ni kuri iyi channel. Nabwo buryo nshaka kubwira ngo ukore subscribe, kuko ibi ni ibintu tumaze dukusanya amakuru menshi, dukusanya ibintu byinshi turabizanye. Noneho rero mu rwego rwo kugira ngo tubibahe neza, nabwo buryo ndi kubahamagara kugira ngo mwese muze mukore subscribe, noneho ubundi tubabwize ukuri, tubabwirize ukuri kubijyanye n'umwuka wera, tubabwize ukuri kubijyanye n'imbaraga zawo, tubabwize ukuri ukuntu iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa baratubwira ngo umwuka wera naza akaba muri mwe, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya no kugera ku mpera y'isi yose. Aya ni amagambo Yesu Kristo yavuze, kandi kuva yavuga hashize imyaka myinshi cyane ko hari abantu benshi bawonye, bamakimara kubona ako kanya batangira gukora imirimo n'ibitangaza. Barimo ba Petero na ba Yohana na ba Pawulo bagiye bakoresha izi mbaraga. Muribuka bageze ku irembo ryitwa Ryiza, bahagurukije ikirema kirahaguruka, muri uko guhaguruka gihita gisimbuka kijya mu rusengero. Umunsi rero ntabwo tukivuga ikirema, tuvuga abafite ubumuga bwo kutagenda. Ariko ibyo byabagaho icyo gihe. Ese uyu munsi nabwo byakunda? Ukuri kwabyo rero kuri hano. Tukubwire niba byakunda cyangwa se niba bitakunda. Noneho nawe nitumara kugusobanurira, noneho mu rwego rwo kugira ngo tukusanye amakuru y'ibi bintu, uzahita ukora iki? Uzahita uduha igitekerezo hariya hepfo, utubwire ngo ndabyemeye, ngo cyangwa se ndabyanze, ngo nshingiye ukuntu mubisobanurire. Ariko simpanya ko uzabihakana, kuko ndemeza ko ibintu nkuzaniye ni ukuri. Bityo rero ni ukuvuga ngo ndashaka kubwira ngo ukuri kwabyo kurahari. Ntabwo ari abo gusa bakoze imirimo n'ibitangaza, ntabwo ari abo bakoze ibitangaza gusa bonyine. Pawulo, uyu mugabo Pawulo, ngo yajyaga asengera abantu akabarambaraho ibiganza bagahita bakira ako kanya. Bamara gukira ku buryo ngo abantu babaga benshi, hanyuma yo kuba benshi bikaza kurangira ngo abantu barindire naho haza kunyura gusa, kureba haza kunyura gusa, byo byonyine ngo bareba aho anyuze, ubundi ngo bakarindira ko igicucucucu cye ngo kinyura ku muntu ngo agahita akira, abandi ngo bagakora ku makanzu bagakira. Ese uyu munsi hariho umuntu abantu bashobora gutegereza, bakamutegereza ngo igicucucucu cye kimunyureho ahita akira? Hari umuntu twakora ku ikanzu ye agahita akira ako kanya uburwayi afite? Hari umuntu ushobora kutwerekeza ikiganza akaturambara ikiganza tugahita dukira? Nta handi uri bukuru kuri nanga. Biganiro byose ibi turi gutegura kugira ngo tubiguhe neza, ku buryo ugomba kubibona ukabona ko niba bahari, niba badahari, ni iyihe mpamvu ituma badahari.
ariko noneho njyewe nje kukubwira ngo hari ukuri kwabyo. Kuko mwibuke neza ko Yesu ngo umunsi izi ntumwa zari ziri mu cyumba cy'i Yerusalemu ngo zisenga zitegereje uyu mufasha, umunsi wa Pantekote usohoye ngo bamaze kuzura umwuka wera, icyakurikiye ngo nuko icyumba bari bicayemo ngo cyumvikanyemo ikiriri cyinshi. Noneho ngo biza kurangira ngo ikirimi cy'umuriro kije ku muntu wese, ngo hazamo ururimi ngo rujya ku muntu uwo ari we wese, ngo ari hagati muri bo, ngo kimara kuzura umwuka wera ngo bavuga mu zindi ndimi, ngo abantu benshi mu bantu baje kumva ibintu bibaye aho ngaho, ngo harimo abanyamahanga n'abantu bari baje kwitegura Pantekote aho ngaho, cyane ko Pantekote yari isanzwe iba. Ese kuko yari isanzwe iba, iki nacyo tuzakibasobanurira. Tubabwire ko ubundi Pantekote yari isanzwe iriho, ntabwo ari hariya Pantekote yatangiriye. Pantekote yari isanzweho, ubwo bari mu minsi ya Pantekote, bari kwitegura Pantekote, nuko umwuka wera bazaho. Hari abantu benshi bari bazi yuko umwuka wera ngo ariho ku munsi wa Pantekote watangiye ari uko ngo umwuka wera aje kubana. Reka da, ntabwo ari byo. Ukuri kuri aha ngaha tuzabasobanurira uburyo ki na mbere kose umwuka wa Pantekote yabagaho, ahubwo umwuka wera ariho yaje ku munsi wa Pantekote. Noneho rero mu rwego kugira ngo tubahe ukuri kose rero ni aha ngaha, kuko dushaka kubaha ukuri ku bijyanye n'umwuka wera, tukabaha ukuri ku bijyanye n'imbaraga zawo, tukabaha uburyo akora. Se koko uyu mwuka wera aracyaza ku bantu ibirimi by'umuriro bikaza, aracyaza ku bantu indimi zikavugwa, aracyaza ku bantu ukuri kuri aha ngaha. Yego, kuri hano. Ubwo kuri aha ngaha rero ni ukuvuga ngo ntukureho, ubwo ni wowe kubera ko uraba wakoze subscribe, ni ukuvuga ngo igihe cyose ikiganiro cyacu kizakiza uzajya uhita uba uwa mbere mu bantu bahise babona ibiganiro byacu, kuko uzirinde ko ahagucika hagira ikintu kigucika kuri iki kiganiro, kuko uzatakaza agahe gatoya. Ni ukuvuga ngo ibindi bikurikiyeho ntabwo azashobora kubisobanukirwa, ariko mu rwego rwo kugira ngo hatazagira ikigucika, ni nabwo buryo nkubwiye ngo nukora subscribe uzajya uba uwa mbere mu bantu bafashe iki kiganiro. Noneho nibizarangira ubundi ikiganiro cyose ujye ugikurikirana buri uko kije. Rero nari ngende kukubwira ngo bamaze kubona ko aba bantu buzuye umwuka wera, ngo abanyamahanga bari hanze baravuga ngo mbese twebwe dukora iki kugira ngo natwe duhabwe kuri izo mbaraga z'umwuka wera. Nuko umugabo witwa Petero ngo arasohoka aravuga ati, wa wundi mwishe mukamuhamba niwe ukoze ibi ngibi. Dore ko bavuga ngo mbese ngo ko basinzihira, ngo muri iki gitondo ngo ko basinzihira, ariko harabwira ati ntabwo twasinzihira nk'uko mubyibwira, ahubwo wa wundi mwishe mukamuhamba niwe ukoze ibi mureba. Ubwo yavugaga Kristo. Ngo buryo bo bari babikunze babona ko ari byiza, bavuga ngo mbese twebwe dukora iki kugira ngo natwe duhabwe kuri izo mbaraga. Harabwira ngo nimugende mwihane mubatizwe, ngo kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abazabakomokaho. None se kwisezerana ari iryabo n'abana babo n'abazabakomokaho, mu bakomoka ko natwe turimo. Ese koko icyo kimenyetso cy'umwuka wera kirahari? Abana babo natwe bakomokaho twarakibonye. Ukuri kwabyo rero kuri aha ngaha. Noneho tumenye niba koko umwuka wera yaraje, tumenye niba koko umwuka wera aba muri twebwe, tumenye niba koko umwuka wera agendera hagati muri twebwe, tumenye neza koko niba uwo mwuka wera, twumve neza niba uwo mwuka wera izo mbaraga zakoraga icyo gihe, turebe niba zigihari, turebe niba zigikora, turebe ukuri kwabyo kuri aha ngaha. Hari ibintu byinshi bajyaga bibaza, cyane cyane iyo turi kuvuga gutya tuba tuvuga ku bantu amatorero n'amadini yemera umwuka wera. Amatorero n'amadini yemera umwuka wera, abantu mwe tuba tubwira, kuko hari igihe kenshi mu itorero uba urimo cyangwa se mu idini uba urimo, hari ibintu byinshi bajyaga bibaza kumva ntabwo bisobanukiwe neza. Nta handi rero uri bisobanukirwe, n'aha ngaha niho tuje kubigusobanura tukaguha ukuri kwabyo imvaho.
ukuri kwabyo twakubwiza ukuri, twakubwira ngo umwuka wera arahari cyangwa se ntabwo ahari, akora gutya cyangwa se ntagikora, aza gutya. Kuko ariko waruzi ko hari abantu benshi ubu ngubu bafite ku mwuka wera, bafite no ku mbaraga z'umwuka wera batari bazi ko bawufite. Kimwe nuko hari abantu twari dufite bazi ko bafite umwuka wera, bazi ko bafite izo mbaraga, ariko ugasanga wenda ntazo. Nta kundi rero tuzabimenya ukuri kwabyo kuri ahangaha. Iki rero ni ikiganiro tubateguriye, dushaka kubabwira ngo tubabwize ukuri, abakuru n'abato mwese tubabwira ngo iki gihe ni igihe cyacu cyo kugira ngo tumenye ko abantu bose bagomba kugira gute, bagomba kumenya ukuri. Ni kenshi bagiye bagupfukirana bakagenda bakubeshya cyangwa se bakaguha ibintu bitari byo. Dore ko muri iyi minsi hari ukuntu tugira gutya, umuntu akakubeshya ko yuzuye umwuka wera cyangwa akakubwira ko akubwije ukuri, ariko wakurikirana ugasanga muri uko kuri hari ibindi bintu bihakana ukuri aguhaye. Ukuri mbese ariko buriya ukuri kwabikana mu bimenyetso, mu bikorwa, mu migendere, mu myitwarire, ugahita ubona ko ibintu yavuze biri guhakana ibyo yavugaga. Ariko noneho muri uyu mwanya ni ukuvuga ngo twebwe noneho tuje kukuzanira ukuri kwabyo. Mu kuri kwabyo tuzavuga kuri izi mbaraga z'umwuka wera, tuvuge no ku bindi byinshi bitandukanye, ariko noneho ikigenderewe cyane ni ugusobanura ukuri ku bintu utarusobanukiwe. Murakoze rero, njyewe ubazaniye iki kiganiro cyitwa ukuri kwabyo, ariko njyewe ugikora nitwa Ab'ingenzi Gonzage. Mwari mumenyereye mu bikorwa byindi by'ivugabutumwa bitandukanye, ariko uyu munsi njyewe nje kubazanira ukuri kwabyo. Imana mu ijuru ibamugishe mu izina rya Yesu Kristo, amen.